Sport gakeya Rayon Sport turaza kujyamo tuvuga zandani ariko tugiye kuyijyamo tuvuga Rayon week ni ibice bibiri Rayon week Sport sigibaho ari nyakamwe zandani abari hano ntabwo twazivuga bahari turavuga bagiye abangaba tugiye kubaganiriza kuri Rayon week bajya bakuvuguruza ubwo ari byo babazi batifuza ko binatangaza nomba bwiye ni Omar Nyinge mwaramurekuye cyari mwamurekuye wasanga bansubije bitari byo ariko batazi igisubizo mwarese tukazivugira mu ndansa nivugiriza washyushye ndumva nashyushye muntereke Wasiri yashyushye ndumva nashyushye itereka wamfura waramutse Ruvuyanga Mugaragu ndetse n'inshuti yanjye cyane Iberi umeze ute? Ameze neza cyane naho. Ni inshuti yanjye cyane urabona ko noneho amanutse yambaye agapira keza cyane. Ubwo ntago mwavuze uko mwambaye reka mbigarukeho. Panaro nziza cyane Iberi y'umweru, agapira k'akarakoste keza cyane. Gafitinga ku kuboko kwe, agapira karenda guturika. Hirya hari Mugaragu wambaye nk'umufonctionnaire ugiye gukora muri banki, karuvati nziza cyane. Ishati, ikote ariko ishati ryo ririmo wa mukunjuke bisazi byiza cyane. Hanyuma kaza Ruvuyanga wambaye umupira wa gold wa zahabu w'inzahabu wanditseho pike 25 koboyi nziza cyane y'umukarisa n'itapi yo muri Radio Rwanda. Urumva ko ari byiza utangiye uvuga rero uti Iberi ni inshuti yanjye nanjye ndagiye mubwire yuko umugabo bita Claude Mushimire nanjye inshuti yanjye Mushimire w'imishinga niba mbeshya nabihakana uyu mugabo twabanye kera kuva za Muhanga harya mwese muri abanyamuhanga Claude rero nawe kaze mu mikino turagusuje yanga murakoze Iberi wegera ukamikoro neza nawe nishimiye kubana namwe abakire nabo baragorana komeza protocol mu kiruzanya mwana komeza mu protocol nabyikorera ndamwegereye munamuvugisha amagambo make abakire se baba baravuze amagambo ashaka amafaranga amagambo ntabwo Mugaragu ku mugani yari yambaye neza ugaragara kabya cyane uminduye style ka karavate mayenga kuyemo oya ifoto iraje urumva mu gitondo kuri televiziyo ntabwo amafoto y'abase ya televiziyo ni radio ntabwo kandi reka nkuremo uhindukire kuri karavate Wasiri se uracyatangaza urabaza biruba ahubwo reka basitira tumunetse duhere kuri Claude Mushimire subwiye mu mpera odi manashyushye ntacyo rero ku munyamafaranga kandi ushinzwe no kuyabashakira rwose muri Rayon Sport mbere na mbere ndamubaza kuri icyo kibazo amafaranga ageze hehe muri Rayon Sport harimo arinjira muri murayabona muri Rayon week amafaranga rero sajyabura amafaranga y'abari yahoraho kandi turanabashimira cyane burambanza gushimira umufana watangiye kwitabira kugura agatike ko kuzava areba imikino yo muri Rayon week ariko akaba nagenda akazajya no kuri Rayon day no mufatanya bikorwa wacu wa mbere buri abantu benshi bahera ko bafatanya bikorwa ko mufatanya bikorwa wa mbere wacu no muri twaba tumushimira tunamukangura gukomeza gukora ibikorwa bye kuko ni ukwikorera ni wowe ushinzwe ariko no gushaka noneho andi mafaranga turuka ku ruhande abafatanya bikorwa iyo projet nyine yo igeze hehe abariyo bahumure nyine abatafanya bikorwa barimo baraboneka buriya nta umugeni wabuze umuranga yaheze mu nzu na Rayon Sport rero igomba gufatanya n'abafatanya bikorwa kuba ariyo yabaho igakina umunsi w'igikundiro idafite abafatanya bikorwa bya bibabaje turi gukomanga hasi hejuru turi kwinjira mu bigo bya leta n'abikorera kuko turashaka dutangira rero weekend twashaka ko bigomba kuba umunsi twashaka igikorwa kigenda ko kikagira na impact ku baturage kikagira impact ku bacuruzi bikorera no ku bigo bya leta bishaka kwamamaza kuko ni umunsi twifuza yuko nkuko mubizi uzabakora somsiyo ni umunsi dushaka kuzaba ari w'igikundiro kuko tunagendana n'abantu no muri ino minsi bari kuboneka hari abatangiye gukomanga imiryango twaba tunaje hano kugira tubakangurire n'abandi kandi tubabwira ngo igikundiro mu kwa Rayon ni mu rugo muzimwamamaza twabonye uri muri komite yagiye kurambagiza ikipe ya Yanga niba ariko nabyita nyine kugira ngo mugirane imikoranire ariko hari byinshi tutamenye imikoranire ya Yanga na Rayon Sport no gukina umukino w'inshuti bikarangira cyangwa hari iri deep iri mu buryo bwa detail hari tutabashe kumenya
igikorwa cyo gukina umunsi ni igikorwa gito mu bintu dushaka gukorana na Yanga. Yanga twagiranye amasezerano icyo bita MOU y'imikoranire miremire ikazabana andose kuri uyu munsi w'igikundiro. N'imikoranire ishingiye ku bintu byinshi, ishingiye kwanza ko baradusize, twamaze iminsi myinshi twarasize Yanga kubona bo bamaze kudusiga mu myaka 4 cyangwa 5 ishize. Barabanza kutwigisha buriya bafite fan engagement yo ku rwego rwo hejuru, banabyaza umusaruro. Hari ibyo batwigishije turiyo, niyo mwana bibonye, hari amasomo twakurikiye, bazaza no kongera kutwigisha imbere ya Rayon Day. Niyo mpamvu bazaza mbere. Niyo mpamvu bazaza mbere. Hari ibyo bazaza kudufasha, barani timu nini cyane. Iyo urebye inzu yabo bakoreramo bagera mu bantu 50-70, hagati ya 50 na 70. Abakozi bari kuri office. Abakora ibintu nk'ibi byanyu bya media ni office itarimo munsi y'abantu 15. Iyo mubona wasatana ibijyanye na media and communications, media and communication ni department iri ku ruhande, bajya department ya competition, bajya department y'ibi tubona bya scouting na recruitment iri ku ruhande, bagira finance iri ku ruhande, bakajyana administration general iri ku ruhande. Ni uruganda buri umuntu wese nagabaza ko no mupira ari uruganda. Nko mu rugero nk'ibitwita fan club, bo bafite amatsinda y'abantu 100 ubu bamaze kugira abantu 100 birenga na 120 birenga, bibinjiriza kuko buri wese membership card yabo na amadolari 12, bibinjiriza miliyoni 1 n'ibihumbi 200 cyangwa 400 by'amadolari buri mwaka. Bumva urwego bamaze kugeraho, baradusize rero bazaza kutwisha ibyo gusa, turashaka kujya dushyikirana no guhana abakinyi cyangwa ya mu gisaza cy'abagore, murabona na Kaboya ari yuwabo no mu toza bakajya hagira abacayo n'abajya guteka no mu bana bagiye gukora ikintu Wasiriyo wazo muri Kigali na wariyo na Magnifique ariyo muri Simba, awe yagiye muri Simba ntabwo muri Yanga. Ikindi dushaka gukora nuko bo bagiye gutangira projet y'abana guhera ku myaka 13 kuzagera kuri 15 17 no kuri under 20. Bari batubwira ati no muri exchange tuzajya tugirana ibintu byo guhana abana nibiba bishoboka bakaza muri training cyangwa muri stage, byo twita stage professionnel. Naga umukino ni kimwe, nk'ubu nabo barifuza ko umwaka utatwajya iwabo. Ntaga byari byoroshye kuzana Yanga mu Rwanda, ababizi nk'abo mu bintu byo kuzana amakipe mufasha abanyarwanda. Uwakubwira ngo zana ikipe uyu munsi none nk'urugero nka Melody cyangwa Simba ntago biba byoroshye. Amakipe amaze kwiyubaka agera urwego rw'uko yitumije ushobora kwishyura ukanengeraho n'ibindi biba bikenewe. Ariko ko Yanga kuza hano ntaga byatworoheye, ko dushima cyane Engineer Health yabigizemo uruhare, uko aravuga ngo ni ikipe z'abaturage zigomba kubana. Wasiri Karame Ruvuyanga wamfura we, dushimire Claude rero yakuzaniye Yanga. Yego uri muri tegura kwibyaza umusaruro gute muri no minsi ugereranyije n'andi makipe yagiye aza gukina Rayon Sport? Yanga ni ikipe yiteretse, ugiye kwibyaza umusaruro gute? Urwego rw'abafana kuri stade ni wo bahamagara, abonye banakumvira rwose. Inyanza barakumviye, ariko ndimo ndibaza ingoma baraza kukumvira. Mbere na mbere reka mbanze nshimire cyane abareyo b'Inyanza kuko niho twatangiriye icyumweru cya Rayon Sport. Twabonye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi pe byo ku rwego rw'hejuru, byageze ahantu stade y'Inyanza kuba yizi yageze ahantu iba ntoya. Saa 6:30 stade ubwayo yari yamaze kuzura. Wareba abantu bari muri stade indani ugasanga abari inyuma ya stade ni benshi kurusha abari indani. Byabaye ngombwa ko polisi yarabisubizayo, barabwira ati stade yamaze kuzura mwihangane. Ndanabyiteguye ingoma kuko bimwe mu bice dufite muri uru Rwanda birimo abantu bakunda umupira w'amaguru bitari Kigali. Hari ahantu hitwa Rubavu, buriya abantu b'Rubavu bakunda umupira pe. Niyo ari abana b'imyaka 7 barimo barakina muri stade Umuganda, abantu urababona baje kureba iyo match. Ahantu hitwa Ingoma naho hari mu hantu nta match nimwe yigeze yabera muri izi match z'amakipe akomeye, haba ya Rayon Sport haba ni ya APR muri sezishize bakina n'ikipe ya Muhazi, hose stade yari yuzuye. Kandi aho hantu bari bishyuye. Rayon Wikiyo ni cya cyumweru cyo kuganuza abantu, turimo turajya kubereka ikipe ya Rayon Sport n'uburyo yubatswe. Niteguye ko umuntu utekereza ko azahaguruka ku munsi w'ejo ngo akazahaguruka saa 7 wenda ngo aje kuri stade, wowe yibagirwe kuzayinjiramo kuko izaba yuzuye. Niba turimo turababwira ngo Kenisoro aramanutse, ndimo ndababwira ni CEO Trap wakoze indirimbo ya Rayon Sport nziza n'izindi ndirimbo ziwe nyinshi zikunzwe n'urubyiruko, nawe yimanukiye. Hari ningo yahimbye Rayon Sport ariko irahari nziza cyane. DJ Anita Pendo arahari, DJ Bisoso arahari,
ibi binasanzwe bimenyereye aba MC b'inkorokoro baremereye ku butaka bw'u Rwanda. MC Faustinho simbigarukaho araba yamanutse kuri bya bipanaro byiwe binini byabishura bya bipanaro bye by'ibishura bikomeye cyane araba yabimanukanye. MC Wasiri utandukanye n'uyu uri muravuga tangaza araba yamanutse araba atandukanye n'uyu uri muravuga. ase indirimbo yawe ugeze uretse gato ndaguha surprise wo muramukanya na sinyange iburi gihe nje muri radio Rwanda singenda ubusa sinyangenda ubusa. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ingoma match ya Rayon Sport n'ikipe ya Gorira ni ibirori bidasanzwe kandi byihariye. Ndatumira abantu bikayonza abantu ba Kirehe, ndatumira abantu ba Gatsibo Rwamagana. Abari Rwamagana mwebwe ni nko guhumbya rimwe muraba mwahageze. Nukubanyuraho tugenda dukomezanya tugenda kwerezanya gasamu. Yego ariko none nkabwira b'ingoma namwe nti niba batanga muri stade iri wanyu nibibareba ibyo nge nibindeba. Ab'Inyagatare namwe ndabahamagaye kuko mu burasirazuba mwese ikipe ya Rayon Sport usibye kuba wenda nka Sunrise, usibye kuba ikipe ya Etoile de l'Est cyangwa ikipe ya Muhazi zatombora Rayon Sport muri Peace Cup cyangwa ikipe ya APR, nta yindi ikipe ikomeye muzabona muri champion usibye abantu bo mu Bugesera bonyine. Abantu bari ingoma n'amahirwe mugize yo kubona ikipe ikomeye. Aka kantu niko n'amahirwe bagize. Ntabwo wazabona amakipe akomeye kuko Muhazi yaramanutse bari mu cyiciro cya kabiri bose bari Etoile de l'Est yaramanutse ntaho wahurira na Rayon Sport. Sunrise iriyo na Sunrise nuko nukumva ngo rero umuntu uri Nyagatare, umuntu uri ingoma, umuntu uri Gatsibo, umuntu uri Rwamagana n'abantu mwese nyine muri za Kirehe, nta bundi buryo busigaye bwo kubona aba 11 b'abazungu. Umuzungu wamubona ute se? Nukuza ingoma ngo ini ngoma ubanze urebe umuzungu. 11 se baracyari abazungu. 11 ayi